Aya magambo ngiye kuvuga ni amagambo nshaka kubwira umugabo witwa Tom Ndahiro, nkaba ndi umukobwa wa Nyetera Antoine Theophile, nanjye nkaba nitwa Nyetera Denise. Ntabwo nkunda kumva ibintu byinshi, ariko namaze kumva ibitutsi watutse umubyeyi nyakwigendera data, ukamushyira hanze kuri y'umutuka, ibintu ubututsi wamutuze utamuzi. Wa mugabo we sinigeze nkubona iwacu, sinakubonanye na mama, sinakubonanye na data, sinakubonanye mu muryango wanjye, sinkuzi, sinzi ubwoko bwawe, sinzi iyo uturuka, sinzi uwo uriwe, sinzi uko ureshya, sinzi uko usa, sinzi uko wambara, sinzi uwo uriwe, sinkuzi. Kumva rero wihanukira ukavuga Nyetera, ukamutuka umusaza w'icyubahiro ukubyaye, ukamushyira ku mugaragaro ukamutuka kuko uri umurwayi, sinkuzi ariko urarwaye, nta soni. Utuka Nyetera umwita umujenosideri, umwita nta soni. Ese noneho waba ari wowe wishe musaza wanjye muri jenoside, ndumva noneho ntangiye kumenya ibyo ari byo. Wowe nta soni batuka umubyeyi w'umusaza ungana kuriya wanigendeye, wagize ibyago ntamumenya. Ayiwe, iyo umumenya rero ntubura uwo uriwe, iyo umumenya ntubura uwo uriwe, uba uri undi ufite igihagararo, ufite n'icyubahiro. Ibyo bitwaza ngo abo mu muryango we ngo bateye isoni, nta n'umwe ateye isoni, baramwubaha kandi baramukunda. Wicara ubizi, Nyetera ni umubyeyi ukunzwe, wakunzwe n'isi yose n'amoko yose y'isi, abazungu, abirabura, abanyekongo, abakamerune, abasenegare, abazungu, abanyamerika. Nyetera se wamugera no kurwara? Baba we, ntuzasubire gutuka umubyeyi nk'uriya. Ubu rero bigiye gutera umwaku ku ruhanga rwe, umuryango wacu wose ugiye kugira ibyago, ugiye gupfa nabi, ugiye kwicwa n'agahinda. Kagame wibeshya ko wenda uvuga ushimisha, agiye gusuzugura kuko nawe ubwe ntiyigeze amutuka. Hagarara rero maze ubone ibyago bigiye kubaho. Burya iminsi y'umujura iba 40. Waratukanye, urangije ugira uvuga uti Yezu arakasubira ku musaraba. Uwo ni Nyetera rero wavuze. Hagarara rero bikubeho, ibyago byose bigiye gukurikirana nk'imvura y'amahindu kuri wowe. Uzapfana agahinda, uzapfa uri indushyi, usabiriza, wakuma ngo uguhe amayero 3 mbona ikigutunga. Nagutunga ngutungira n'umuryango wa Nyetera wose ntiwawigezaho, wamukenewe. Ntabwo ibyo bintu rwose uteye isoni, tugatuka abantu bose, isi yose ukayimara. Ayiwe, burya rero uburyo icyakora ni byiza. Ndagushimiye cyane kuba watutse Nyetera, kuko ubonye ingusho yawe niyo. Ugiye gupfa nabi, uzapfa nabi. Kuva uyu munsi utangire bizakugereho ibyo mvuze. Umutima wawe ntuzongera gutera neza, amagara yawe ntazongera gukora neza, igifu ntizongera gukora neza, amaraso yawe yose agiye kuziba. Ndabikubwiye kandi uzabibona. Nanjye naguhagurukiye mu mutima, kuri Nyetera turaguhagurukiye, ku ruhanga rwe aho ari hose, mu bakurambere bacu kwa Munyangaju, bose 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 uraguwe, n'umuryango wawe wose muraguwe. Ibyo nashaka kukubwira Tom Ndahiro, urabura imenge. Komera rero uhure n'ibyago. Bavuga ko Kagame yica, baramubeshyera. Wowe ugiye kubona ibitangaza, bya bindi bibi, kandi ibyo uvuga ntawe ugutuma, urituma. Icyo bita kwituma, urituma, ntawe ugutuma. Wabuze aho uhagarara, wabuze icyo uri cyo, wabuze agaciro mu gihugu, wabuze agaciro ku isi, ntacyo uri cyo, uri ubusa. Icyo nashaka kukubwira rero, ndi mwene Nyetera, ndabikubwiye kandi ugiye kubona ibyago. Ufashe hasi y'umuryango,
udufashe hasi twese maze rero winjire mu gahinda ahubwo wowe komera rwose